Uyu Nibishaka Theogene rero uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ubwo bari bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo kugira ngo babe baburana cyangwa se basomerwa n'ubundi kwifungwa n'ifungurwa ku byaha bari bakurikiranyweho. Nakubwiye ko bari basabiwe igifungo kingana n'imyaka 5 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 3 kuri buri umwe, haba kuri Nibishaka Theogene ndetse no kuri Uwimpaye Ferdinand. Ariko uyu munsi none urukiko rukaba rwanzuye rubahamije igifungo kingana, mu gihe uyu Uwimpaye Ferdinand we aho bitandukaniye kubera ko we ari ubwa mbere afunzwe kubera ko atigeze akurikiranwa n'inkiko ndetse ko uyu nguyu n'ubundi yabaye umufatanyacyaha. Uyu nguyu yasabiwe gufungwa. Twagerageje kuvugisha umadamu Uwimpaye Ferdinand nawe wari uri ku rukiko adusobanurira avuga ko mu gihe aya mafaranga 250 yaba yafite akayatanga, hanyuma umugabo we Uwimpaye Ferdinand agakomeza igifungo cy'amezi 6. Ubwe yavuze ko ngo byibura bari bakwiye kuba bamuye telefone akayigurisha hanyuma agaheraho kubera ko nta bundi bushobozi afite bwo kuba yabona 250. Kizo ipaya. Yego, reka ntangire ngusuza nkwifurize kugira ibihe byiza wo komeza gukurikira ibiganiro kuri Kizo Empire. Ndagushimiye cyane we wamaze gukanda subscribe. Ubwo rero nawe niba utarayikandaho ukaba uri kureba iki kiganiro, urareba munsi no video hanyuma ukande aho handitse jambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo nkuko mumaze kubimenyera. Iyi ni Kizo Empire. Ndabashimiye cyane. Mwongere rero munyemerere n'ubundi tugaruke kuri za nkuru ziba zajya zivugwa ku mbuga nkoranyambaga aho dukomeza kugenda tuziganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Hano kuri Kizo Empire niho honyine ukura amakuru yizewe kandi amakuru agufasha kuba nawe wajyana n'igihe mu bintu biba bigomba kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi baravuga ngo icyambere na makuru. Ubwo rero nimba uri umwe mu muryango w'abagize Kizo Empire, aho ngaho ntabwo uzajya ucikwa kubera ko nanjye icyo mparanira nuko kugezaho amakuru kandi nkayakugezaho ku gihe. Uyu munsi rero ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, ubwo nahitwa Kibagabaga, ahangaha abantu barahazi cyane. Uyu munsi nibwo uwitwa Nibishaka Theogene wiyitaga umuhanuzi ndetse n'uwo bari bafatanyije gukora icyaha bita Uwimpaye Ferdinand, nibwo abangaba basesekaye ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo kugira ngo basomerwe umwanzuro ku byaha bari bakurikiranyweho, dore ko abangaba bari basabiwe igifungo kingana n'imyaka 5 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 3 kuri buri umwe. Hanyuma rero uyu munsi bakaba basomewe. Ushobora kwibaza ati se noneho ni ibihe bihano basabiwe cyangwa se ni ibihe bihano basomewe? Ibyo ngibyo nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi none kugira dukomeze tugenda tubirebera hamwe. Ubwo noneho ndagira ngo utera agatebe hanyuma untiza amatwi ngusobanurire ukuntu mu rukiko byari byifashe, aho uwitwa Uwimpaye Ferdinand ndetse n'uwitwa Nibishaka Theogene abangaba bari kuburana kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo ku byaha bari bakurikiranyweho. Ngusubije inyuma gatoya, uwitwa Nibishaka Theogene yarakurikiranyweho icyaha ku magambo cyangwa se ku buhanuzi bw'ibinyoma aherutse gutangaza ku mbuga nkoranyambaga, aho yari yifashishije umuyoboro we wa YouTube witwa Iriba ry'Abera TV ndetse n'uwitwa Zaburi yacu ari nayo chaîne ya YouTube y'uwitwa Uwimpaye Ferdinand. Ahangaha niho Nibishaka Theogene rero yatangaje ubuhanuzi bw'ibinyoma, hanyuma we akavuga ko icyitwa paruwase ya Remera ngo iyi ngiyi ngo izahinduka hoteli. Ibyo ngibyo ngo ni bimwe yagiye ahanura ariko nanone by'ibinyoma. Ibyo ngibyo kandi akaza kubifatanya n'ubundi buhanuzi nabwo bw'ibinyoma yigeze kuba yatangaza, nabwo avuga ko ngo itorero rya ADPR ngo iryo ngiryo ritagihari cyangwa se atari irya nyaryo kubera ko ngo rizongera kwitwa irya nyaryo ari uko ngo nta mpunzi y'umunyarwanda ikiri hanze, cyangwa se igihe abanyarwanda bose ngo bamaze kuba bataha bakagaruka mu Rwanda, ngo aho ngaho nibwo izina ADPR rizongera kuba ryafata cyangwa se ryakitwa ADPR. Si ibyo gusa kubera ko yongeye no guhanura n'ubundi
ibindi binyoma aho yagize ati uyu papa uriho wa 14 ngo uyu nguyu ngo niwe waje kurangiza isi cyangwa se ngo niwe wazanye imperuka, ubwo rero ngo nta wundi papa uzongera kubaho uretse uyu nguyu uriho. Ibyo byose rero ni ibintu yakomeje kugenda ahanura, nubwo we nyuma yaje kugaragaza ko atari ubuhanuzi ngo ahubwo ari inzozi yagiraga, hanyuma akazizana kuri kamera. Hanyuma rero uyu nguyu Uwimpaye Fred nawe ibyara akurikiranyweho n'ubundi nuko yarafatanyije cyangwa se ari umwe mu bafataga amashusho ndetse bakagira n'ibyo babaza uyu Nibishaka Theogene muri ibi biganiro byose yakomezaga kugenda akora. Byumvikane neza ko uyu nguyu yari umufatanyacyaha n'ubundi wa Nibishaka Theogene. Uyu Uwimpaye Fred na rero ndetse na Nibishaka Theogene ni ibyo byaha bari bakurikiranyweho, kubera ko n'iyi miyoboro ya YouTube yabo haba Iriba ry'Abera TV ndetse na Zaburi yacu iyi ngiyi yaje kuza kuba yasibwa, ndetse n'ibikoresho bakoresheje bafata amajwi n'amashusho, ubwo ndavuga za telefone zabo zaje kuza kuba zafatirwa. Ariko uyu munsi nanone ubwo basomerwaga hari indi myanzuro yaje kuza kuba yafatwa ku bijyanye n'izi telefone bakoreshaga. Uyu Nibishaka Theogene rero uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ubwo bari bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo kugira ngo babe baburana cyangwa se basomerwa n'ubundi kwifungwa n'ifungurwa ku byaha bari bakurikiranyweho. Nakubwiye ko bari basabiwe igifungo kingana n'imyaka 5 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 3 kuri buri umwe, haba kuri Nibishaka Theogene ndetse no kuri Uwimpaye Fredina. Ariko uyu munsi nanone urukiko rukaba rwanzuye rubahamije igifungo kingana n'umwaka umwe n'amezi 6 ndetse n'ibihumbi 250 by'amafaranga y'u Rwanda. Aho ni ku ruhande rwa Nibishaka Theogene. Hanyuma Uwimpaye Fredina nawe kubera ko yabaye umufatanyacyaha, uyu nguyu yahanishijwe icyaha cyo gufungwa amezi 6 ari muri gereza ndetse n'umwaka usubitse cyangwa se umwaka akawukurikiranwa ari hanze. Ubwo nayo byumvikane neza ko ari umwaka umwe n'igice ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 250. Ariko aho bitandukaniye nuko Nibishaka Theogene we kubera ko n'ubundi we ari usubiracyaha, kubera ko n'ubundi na mbere hose n'ubundi yari yarasabiwe urukiko gufungwa umwaka umwe usubitse. Uyu munsi nanone rero nabwo bongeye bamukatira igifungo kingana n'umwaka umwe n'amezi 6 ndetse n'ibihumbi 250 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko uwo mwaka n'igice n'ubundi akawumara muri gereza. Mu gihe uyu Uwimpaye Fred nawe aho bitandukaniye kubera ko we ari ubwa mbere afunzwe, kubera ko atigeze akurikiranwa n'inkiko ndetse ko uyu nguyu n'ubundi yabaye umufatanyacyaha, uyu nguyu yasabiwe gufungwa amezi 6 ari muri gereza ndetse n'undi mwaka ari hanze ya gereza, hanyuma akishyura n'amafaranga ibihumbi 250 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko kandi nkuko nabikubwiye bya bikoresho byifashishijwe mu kuba bafata amashusho, ubwo ndavuga za telefone ebyiri ziri mu bwoko bwa Tekino za Nibishaka Theogene, izi ngizi urukiko rwavuze ko ngo zizagurishwa hanyuma amafaranga azivuyemo akajya mu isanduku ya leta. Ndetse no kuri Uwimpaye Fredina nawe iyi telefone yatswe nayo izagurishwa hanyuma amafaranga ajye mu kigega cya leta. Ubwo rero byumvikane neza ko rero ubu abangaba bamaze kuba basabirwa igifungo ndetse ko nta no kujurira guhari. Ariko tukaba twakibaza ese ayo mafaranga azava muri izi telefone kubera iki ayo mafaranga azajya mu kigega cya leta igihe zizaba zagurishijwe? Hari abibazaga ko wenda niziramuka zinagurishijwe ayo mafaranga ariyo bazaheraho kuri ya mafaranga ibihumbi 250. Hanyuma twagerageje kuvugisha umadamu Uwimpaye Fredina nawe wari uri ku rukiko adusobanurira avuga ko mu gihe aya mafaranga ibihumbi 250 yaba yafite akayatanga hanyuma umugabo we Uwimpaye Fredina agakomeza igifungo cy'amezi 6, ubwe yavuze ko ngo byibura bari bakwiye kuba bamuye telefone akayigurisha hanyuma agaheraho, kubera ko nta bundi bushobozi afite bwo kuba yabona ibihumbi 250 yasabwaga. Ubwo rero
turaza kumenya wenda ibikurikira cyangwa se turaza kwifashisha abahanga muri byo kugira ngo babe badusobanurira impamvu aya mafaranga ari bujye mu kigega cya leta. Twibaze tuti cyangwa se tubabaze tuti ese aya mafaranga araza guherwaho kuba ya mafaranga 250 byasabiwe n'urukiko. Ese baraza guhera kuri aya ya telefone ziraza kuba zagurishijwe, biraza kugenda gute? Ese telefone zigurishwa mu buryo bwa cyamunara cyangwa se zishakirwa abakiriya ku ruhande? Ese abo bakiriya ninde ubashaka? Ese bagena agaciro k'izo telefone gute? Ibyo byose rero ni ibintu turaza kugenda tumenya andi makuru yisumbuyeho. Ubwo turaza kugerageza dushake amakuru arebana nabyo cyangwa se twifashishe bamwe mu bametere cyangwa se bamwe n'ubundi bari basanzwe bazi iby'imanza kugira ngo badusobanurire. Ubwo rero nuko nguko ubwo ibya Nibishaka Theogene ndetse n'Uwimpaye Ferdinand nuko nguko birangiye. Ubwo ahasigaye naho gusenga. Ariko kandi nanone uyu Nibishaka Theogene yakomeje gutsimbarara avuga ati ese ibyo navuze nibiramuka bisohoye byo bizagenda gute? Ariko kandi nanone akaba yakomeje kugenda avuga ko atazigera yitwa umuhanuzi, atazongera gukora ubuhanuzi, ndetse ko atigeze aba n'umuhanuzi, ahubwo we ngo icyo yakoraga kwari ukurota hanyuma akaza ku mbuga nkoranyambaga akavuga za nzozi yarose. Ariko ahangaha yavuze ko ngo atazongera kugira ikintu arota ngo aze kuri kamera, ahubwo nazajya agira yerekwa biciye mu nzozi, azajya ajya mu cyumba cye yikingirane hanyuma asaba Imana izo nzozi izimukuremo, aho kugira ngo yongere gukora icyaha aza kuri kamera ngo arimo arahanura, kubera ko nawe ubwe yivugiye ko ibyo ngibyo atari ubuhanuzi ahubwo ngo ari inzozi. So ni munyemere rero tugane ku musozo. Ubwo murabyumvise neza ibyo urukiko rwanzuye, nuko abangaba bombi bafungwa igihe kingana n'umwaka umwe n'amezi 6 ndetse n'ihazabu $250 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko ku ruhande rwa Uwimpaye Ferdinand nawe agomba kumara amezi 6 muri gereza hanyuma n'umwaka umwe usubitse. Ubwo byumvikane neza ko atageze igihinduka mu kwezi kwa 12 Uwimpaye Ferdinand we azataha hanyuma tangire gukurikiranwa ari hanze, ariko yishyuye $250. Nakubwiye ko kandi telefone batswe zo zizagurishwa hanyuma amafaranga akajya mu kigega cya leta. Ibi ngibi nta makuru tubifiteho, ariko turaza kugerageza dushake impamvu yabyo, impamvu y'ukuntu telefone zagurishwa amafaranga akajya mu kigega cya leta. Ni munyemere rero mbashimire cyane wowe wankurikiye kuva ku ntangiriro kugera aho nsoreje ahangaha. Nyemerera ngushimire wowe ukomeza gukurikira ibiganiro kuri Kizo Empire. Aho ngaho turabana cyane kandi ndanakwishimiye cyane. Hanyuma ndagira ngo wandike muri komanteri uko ubyumvise, hanyuma uduhe like. Nimba utarakanze subscribe ubwo urareba munsi no video, hanyuma naho ukande subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Nge mwari muri kumwe imbere za screen zanyu ni Kizo nk'ibisanzwe. Iyi ni Kizo Empire, ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka. Murakoze cyane.